Ni amakuru agezweho mu rubuga rw'imikino twongeye kwinjiramo mu buryo burambuye. Ikipe ya Rayon Sports yamenyekanye igihe Rayon Day izabera muri Nyakanga, aho bavuga ko ubu noneho hazaba harimo amazina mashya adasanzwe kandi akomeye. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bwatangaje ko ibirori by'umunsi w'igikundiro bizwi nka Rayon Day bizaba ku itariki ya 18 Nyakanga 2026 kuri stade Amahoro. Buri mwaka ikipe ya Rayon Sports itegura ibirori byo kwerekana abakinnyi bayo, by'umwihariko abashya iba izifashisha mu mwaka w'imikino, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kugenda abigaragaza muri izi nkuru zikomeye cyane. Mbere y'uko hatangira umwaka w'imikino w'ibihumbi 2026 2027, Rayon Sports yateguye umunsi udasanzwe aho izerekaniraho abakinnyi bayo, abatoza ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bazakorana kuri uyu munsi. Guhuza abayobozi ndetse n'abakinnyi n'abafana nicyo cy'ingenzi ubu ikipe ya Rayon Sports ishyira imbere. Gusa nubwo ngo hazamurikwa ku mugaragaro ndetse hakanumvikana abakinnyi bashya, nuko harimo no kumvikana ko haba hagiye kumvikana noneho imyambaro mishya w'iyi ekipe izakoresha muri uyu mwaka w'imikino utaha, dore ko izo bari basanganywe izahinduka 100%. Abo dukesha aya makuru niko bakomeza kugenda babyemeza. Ni umunsi uzaba udasanzwe ku itariki ya 18 Nyakanga, ngo ni uku kwezi tugiye kwinjiramo. Hakazaba harimo ibi byamamare bidasanzwe kandi bikomeye ndetse n'amakipe akomeye, bivugwa neza ko ashobora no guturuka muri Kenya, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kugenda bivuga. Gusa nanone ikipe ya Rayon Sports irimo kuvuga ko haba hari ikipe idasanzwe kandi ikomeye yamanura hano i Kigali, ariyo Simba Sporting Club yo muri Tanzania cyangwa Gor Mahia nk'uko twabigarutseho muri Kenya. Iyi ekipe irimo kwitegura imikino ya CAF Confederation Cup, ikomeje kwiyubaka mu buryo bwa mikoro ndetse no mu kibuga, aho imaze kubona abaterankunga bashya bazayifasha, aho bamwe muri abaterankunga barimo BK Kigali ndetse hakumvikanamo Jairuti, umuterankunga mushya nanone ukomeje kumvikana ko ari we waba mukuru mu kipe ya Rayon Sports. Hagati aho andi makuru y'ingenzi avuga ko Rayon Sports izakoresha miliyari 2 mu mwaka w'ibihumbi 2026 2027. Gusa ikipe ya Rayon Sports nibwo bwa mbere ikoresheje amafaranga angana utya. Amakuru akomeza kuvuga ko ese Rayon Sports izakura he ayo mafaranga? Perezida wa Rayon Sports Murenzi Abdallah yavuze ko umwaka utaha w'imikino w'ibihumbi 2026 2027 izakoresha arenga miliyari 2 y'amafaranga y'u Rwanda, harimo n'arenga miliyoni 500 aho azatangwa na Banki ya Kigali, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kubivuga. Kuri uyu wa kane ndetse no kuri uyu munsi niho humvikanye andi makuru mashya ava kwa perezida w'ikipe ya Rayon Sports Murenzi Abdallah, avuga ko iyi kipe igeze yubaka kingana na 80% nk'uko abakinnyi hafi ya bose b'ingenzi izakoresha muri uyu mwaka w'imikino yakomeje kugenda avuga neza ko barangije kubibikaho. Iki ni ikiganiro yagiriye kuri Radio Rwanda ubwo yatangazaga avuga ko ubushobozi ubu ikipe ya Rayon Sports bufite kandi ibibazo byose hafi gukemuka, iby'imishahara ndetse nabyo bikunze, ibyo byose byapangwa muri uyu mwaka, ntihazongere kumvikana ikibazo cy'imishahara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yakomeje ku masezerano bari hafi gushyira umugaragaro basinyanye na Banki of Kigali, aho izajya ibahembera n'abakinnyi hafi buri kwezi. Ibyo nabyo bikomeje kugenda byumvikana. Ati ubundi hari ibibarwa mu buryo bw'amafaranga ndetse no guteranya amasezerano yacu y'uyu mwaka yose, biragaragara neza ko tutajya hasi ya miliyoni 2 z'idolari. Ibi bivuze ko ari amafaranga asaga neza miliyari 2 nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kugenda bivuga. Ati twahembaga ku itariki ya 5 ariko turashaka kuzajya kwishyura ku itariki ya 25, bya bindi abafana bakandiraga abakinnyi akanyenyeri bajye babikora nko kubashimira, atari kugenda bigaragara neza ko baba barimo kugenda baziba icyuho kudahemba
uyu mwaka harimo kumvikana byinshi mu ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports yagiye ikomeza kugenda yumvikanamo by'abaterankunga bashya barimo Jairuti Company nayo izajya itanga agera kuri miliyari umwaka wose. Murenzi Abdallah yavuze ko ashaka kubaka iyi kipe ikomeye kandi ku rwego rwo kugera muri CAF Confederation Cup mu matsinda kugira ngo irusheho kubona ubushobozi bwo kwitunga. Uko aya makuru akomeza kugenda bivuga ati umushinga wo gutekereza umusaruro mu mwaka w'2030 ni ukubona umusaruro mu mwaka utaha nawo uzaba wivugira. Niyo mpamvu duhuza abakiri bato no gushyira imbaraga mu kubaka ikipe idasanzwe kandi ikomeye, ikipe y'amatsinda. Amafaranga arahari mu by'ukuri, ubu nta kintu twaba turimo kurira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Avuga ko ubu tuvugana hariho agera kuri sheke miliyoni 220, ariko mu kindi cyiciro ngo harakomeza kugenda haboneka andi gake gake. Murenzi Abdallah ishoje avuga ko iyi kipe izakoresha miliyari 2. Navuze ko uburyo miliyari 2 izabonekamo ari uburyo buzwi kandi bushoboka, aho ngo ntabwo bagomba kuba babigiramo impaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubu tuvugana ikipe ya Rayon Sports irimo guteganya ko ku itariki ya 18 ngo haba Rayon Day. Ayo n'andi mafaranga mashya bishobora kugenda yibikaho mu buryo bw'ibanga rikomeye. Si ibyo gusa, nanone hagati aho hari abatsinze ngo ibitego byinshi muri Nigeria barimo Victor Mbahoma banyuze mu kipe ya APR ndetse na Godwin Obaje na Jonathan Maringa muri Cote d'Ivoire, barimo Amani Michel, Tidiane Diabati, Suleimani Fofana. Abo bivugwa neza ko ikipe ya Rayon Sports yabazana muri ekipe mu buryo bw'ibanga rikomeye, kuko amakuru tuyakesha ab'indani begereye Murenzi Abdallah ndetse n'itsinda rigari ririmo gushakira ikipe ya Rayon Sports abakinnyi bakomeza kubivuga. Si ibyo gusa.